Muri iki gitondo cya tariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2025 ni iminsi mike ibura kugira ngo tuwusoze uyu mwaka, ariko ubu tuvugana ngiye kubahereza amakuru meza cyane, na makuru y'Intare za Sarambwe nyuma y'umuzinya mwisi, nyuma yuko ku munsi w'ejo barasaga amato y'Intare za Sarambwe hano mu kiyaga cya Tanganyika. Bitihise nabo cyangwa se bidatinze nabo bahita barasa Sukhoi 25 n'ubundi nabo bayirasira no hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika. Ni indege yari iturutse za Karemi ije kurasa ku Ntare za Sarambwe. Ubu tuvugana muri iki gitondo nkaho bidahagije, Ntare za Sarambwe zibonye yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kujya kibasuzugura, bahise boreza abona akita ko ari submarine cyangwa se abasirikare n'ubwato bukomeye cyane buriho n'amaradari ashobora kuba yarasa indege ndetse yahanura amadrone n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubu bwato rero bukaba bumaze kwinjira iki kiyaga cya Tanganyika. Amato menshi y'utwana tw'igisirikare cy'u Burundi yasatangira kugenda ahunga. Ndaje mbahereze amakuru na operation uko yagenze n'igitumye Intare za Sarambwe zimanukana ubwato Kinshasa itani nafite. Ese bwavuye hehe, byagenze bite ubundi kugira ngo Intare za Sarambwe zisange bafite buno bwato bungana ukunguku bunahenze ku rugero rwo ku rwego rwo hejuru cyane? Aya makuru ngiye kuyabahereza, hanyuma wowe ikintu usabwa nta kindi gusa nukuntiza umwanya muto cyane kugira ngo mbikugezeho byose ubyumve neza cyane. Hanyuma kandi turagaruka tubabwire ko mu mujyi Uvira rwagati indani wa ndani kabisa Intare za Sarambwe ubu tuvugana ziri muri operation y'amasuku nyuma yaho abasivile bagaragaje ikibazo cy'ubusahuzi ndetse n'ubwicanyi bwakorewe umwana muto cyane w'imyaka igeze kuri 12. Uyu mwana rero akaba arimo yari yishwe na Wazalendo nyuma yo kumusahura udufaranga iwabo bari bamutumyemo ahari byo kurya. Anga rero nabyo turaje tubigaruke. Hanyuma kandi turaterera cyane tukomeze tujye hejuru kabisa muri za Mwenga, za Mfizi, Walungu nanda ryatandukanye hose turebere hamwe ibiramutse aho hose ari kugabwa ibitero byihariye n'igisirikare cya Kongo. Byose ndaje mbikunyuriremo. Hanyuma kandi turanyarukira muri Kivu ya ruguru tubabwire ko ahitwa Warikare urugamba naho rukomeje gufata indi ntera, ndetse Intare za Sarambwe ziri mu kazi gakomeye cyane kandi bari gukora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo babe bakigarurira iteritwari iyo Warikare. Turarebera hamwe ibikorwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amaze gukora. Ni ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba ngira ngo nibwo hasohotse itangazo muri ari Kinshasa nyene bwo basohoye itangazo rivuga ko bagiye gufata imyanzuro ikakaye nyuma yaho mama 23 yanze kuva mu mujyi wa Uvira. Byifashe gute rero ibi byose ngiye kubikugezaho. Hanyuma rero ndagira ngo nkusabe urebaho hasi handitse subscribe ukandeho, hanyuma urebe ahanditse like ukandeho, hanyuma ujye muri comment ushyiremo imitima myinshi cyane, hanyuma nanjye mpite nkugezaho aya makuru ku buryo bwihuse cyane. Hanyuma rero ku buryo burambuye muri aya makuru munyemerere tuyahere mu kiyaga cya Tanganyika hakomeje kubera amabara n'amarorerwa akozwe n'igisirikare cya 23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Uti ngo iki rero? Amakuru yemeza neza ko ku munsi w'ejo harashwe amato ageze muri 2 y'Intare za Sarambwe ndetse harimo abasirikare batari bake, bikekwa ko bari 4, ariko imibare ikomeza izamuka umunsi ku munsi bivugwa ko abasirikare bamaze kuba beshi kugeza amaginga ntago shobora kugutangariza ngo baraba bitewe n'umutekano w'Intare za Sarambwe cyangwa se n'umutekano wanjye. Hanyuma hangaha biremezwa neza ko Intare za Sarambwe nazo zamaze kubona icyo gikorwa gikozwe n'igisirikare cy'u Burundi kitari cyo kwihanganirwa. Baragira ati natwe tugomba kubishyura uko byagenda uko ariko kose. Intare za Sarambwe rero zahise zabonye icyitwa Sukhoi 25 yaje ije kurasa mu mujyi wa Uvira ndetse ize kurasa ku Ntare za Sarambwe ku birindiro byabo biherereye aho ibya FARDC byari bigiye biri, dore ko Intare za Sarambwe zitigeze zijya gushyira ibindi birindiro ahandi, ahubwo zaragiye zikomereza ku bya bagenzi babo abasirikare nyine ba Kongo bari bafite. Anga rero Sukhoi 25 yari yaje yatagatinze kugira ngo ize ihiti harasa. Hanyuma Intare za Sarambwe zayikubise imboni rimwe ryonyine rizira irya kabiri, bese bayihanura mu mwanya muto nko guhumbya. Aho rero kugeza amaginga yangaya Intare za Sarambwe zakoze akazi gakomeye cyane kandi ko ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru aremeza neza ko ibi bitero byabayeho ari bitero bikaze cyane kandi ko byibasiye Intare za Sarambwe
ku rwego rwo hejuru cyane, ariko bikaza kurangira hababaye cyane igisirikare cy'u Burundi ndetse na Kinshasa yongeye gupfusha Sukhoi 25. Tubutse ko Sukhoi 25 ni imwe mu ndege zikomeye cyane kandi zirimo abapilote ba mbere bafite. Aba bapilote ni abameriseneri n'ababirigi babiri nibo bari batwaye ino ndege kandi nibo basanzwe bayigurutsa. Bivuze ngo nisigaye bizabanza bibagore kugira ngo bongere kuyibonera abapilote baza kugira gute kuyitwara. Kandi amakuru avuga neza ko nyuma yaho Intare za Sarambwe zarasiwe ubwato bitarangiriye aho, kubera ko nazo zahise zongera zijya mu mazi ndetse zishyiramo ubwato bunini cyane zitangira kurasa ku bwato bw'u Burundi. Ubwato bw'u Burundi bugeze kuri butatu nibwo bumaze kugwa mu iraswa ry'Intare za Sarambwe ubwo zakoraga ibisa naho ari ukwihorera cyangwa se revenge. Ahangaha rero bikaba byarakozwe n'Intare za Sarambwe muri iki kiyaga cya Tanganyika, ndetse bakaba banashyizemo ubwato karundura busumbye ubwo Burundi bufitemo. Ahangaha rero bigaragara neza ko ubwo igitero cyo mu mazi gishobora kuba kigiye kujya kiba gike cyane. Gusa n'utwato duto twa gisirikare cya seri kw'aba marine nyine tw'Intare za Sarambwe turimo mu mazi bari gucunga umutekano isaha ku isaha kugira ngo himakazwe umutekano mu baturage batuye hano mu mujyi wa Uvira batabangamiwe n'amasasu y'abasirikare b'u Burundi bamaze iminsi bagerageza uburyo bushoboka bwari bwo bwose ngo barebe ko bashobora kongera kwinjira hano mu mujyi wa Uvira, ariko byarananiranye. Tukiri muri ibyo ngibyo tugaruke ku mwana muto cyane bivugwa ko ku munsi w'ejo yahohoterwaga mu masaha y'umugoroba ni saa 12 zishyira saa moya, ubwo urumva ni saa 12 n'igice. Ahangaha amakuru yangezeho n'akavideo kagaragaza umwana muto cyane uri kurira ahamagara mu mazina ababyeyi be avuga ati mama ni mu ntabare kabisa. Ahangaha rero bikamezwa neza ko yaguye mu kaco k'abazarendo bari gushakisha icyo kurya. Umwana bari bamutumye ngafite mafaranga ndetse bari bamusubije nyine nibyo avuye guhaha muri botike. Hanyuma kandi abazarendo biravugwa neza ko bamwambuye ayo mafaranga ndetse nibyo yaravuye guhaha nabyo bakabimutwara ndetse bagasiga banamukomerekeje ku kuboko. Amakuru yemeza neza kandi ko abarwanyi b'Intare za Sarambwe bahise bakora ibishoboka ibyo ari byo byose mu rwego rwo kugira ngo bacubye umutekano muke nk'uwo nguwo ndetse bashakishe inkoramabi nk'izo ngizo. Ubwo ndavuga wazarendo, aho rero bahise banyura mu maveni yose agize umujyi wa Uvira, bibanza kugorana ko bababona. Ashyira ku saa 2 n'igice nibwo baje kubagwaho barabafata, kugeza ubu bari mu maboko atarayabo. Byumvikana neza ko ubwo Intare za Sarambwe ziri mu kazi utagira ngo n'abasirikare aba bafashwe n'abarkodofesi b'Intare za Sarambwe bamaze iminsi mike cyane bashyizweho n'aba civile cyangwa se abaturage nyine babizeye baravuga ati abangaba baducungira umutekano mu buryo bwemewe. Hanyuma kandi mu buryo bwihuse cyane tubagezaho n'aya makuru anyaruka cyane, biravugwa neza kandi bikemezwa ko Intare za Sarambwe zakoze nanone kandi indi mistake cyangwa akandi kazi gakaze cyane uzamutse gatoya ugeze ahitwa Kawezi tema nano mu Ngwengwe. Ni mu kanya gatoya gatambutse ku isaha hafi ya saa 10 n'igice gutyo nibwo humvikanye ibiturika bigeze kuri 3. Amakuru angera havuga ko byakozwe na wazarendo ubwo bashakaga kujya ahitwa Kawezi asanzwe ari ibirindiro by'Intare za Sarambwe ngo baturikirizemo amagrenade maze benshi muri bo basiga ubuzima, ariko baza kwisanga icyo gitero bari gutegura umwe muri bo yari umutasi abatataga bahise bafatwa rwa mikono ndetse umwe muri bo ahita nicwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Twihuse cyane tugende twigerera ahitwa Warungu Centre ndetse na Mwenga Centre ndetse na Shabunda Centre, aho se mbabwire ko utu duce Intare za Sarambwe rwose zamaze kutugera amajanja. Kuri ubu ibi bice byose biri gukotorwa n'Intare za Sarambwe, twavuga nka Shabunda, Axe Kibandamangabo, Axe Rubimbe, tukagaruka gato muri Warungu tukarebera hamwe ahitwa Nzibira, tukazamuka tukagera muri Centre tuhita dukomeza herekeza ahitwa Kamituga. Aho hose ari mu maboko y'Intare za Sarambwe. Ubu tuvugana Intare za Sarambwe zimaze kugwiza kimwe, mbese no kuvanga intara Kivu y'Amajyepfo yose bisa nkaho bamaze kuyishyirira mu biganza
kandi ari nabo bayiyoboye. Nubwo hari ibikigaragara benda bitarimo umutekano usesuye, ariko kugeza amagingo ngaya intare za Sarambwe 95% zirakotorora intara Kivu y'Amajyepfo, hanyuma akandi kane gasigaye nakayobowe na Wazalendo ndetse na FARDC. Birumvikana ibikorwa bya gisirikare byinshi bikomeje gukorwa n'iza Sarambwe. Warikare utingwiki, warikare abamerceneri b'Ababiligi bakomeje kurikoroza ku rwego rwo hejuru cyane, bamanukanye ibikoresho ndetse n'abasirikare batari bake abiganjemo aba FARDC. Mukanya gato ndakugezaho aya makuru ku buryo burambuye, kandi subscribe tuze guhura mu yandi makuru. Ciao ciao.